hari ibintu bitatu koko birashoboka ko bashobora kuba barahakinze system akaba ibyo yavuganaga n'uriya mugore hari umuntu wabikurikiranaga akamuha amakuru. Icya kabiri birashoboka ko hari umuntu wakurikiraga Sabe wamugendagaho akamugenda runono cyangwa uriya mugore akaba yarabonye aho binjira biragute. Icya gatatu birashoboka yuko atari ubwa mbere bari baje hano noneho hakaba nkuko bivugwa yuko haba hari umuntu mu gipangu akaba yaramubonye nk'umuntu Sabe akaba amuzi akaba ari we watanze amakuru akaba atari ubwa mbere akamubona noneho akaba yabibwira umuntu hanyuma bakazamenya yuko bahinduye umuvuno basigaye baza hari ukabatangira noneho bakavuga bati bakamwambika umuntu urimo hari kuko kugira ngo umuntu amubwire ngo sohoka aho ngaho ni kivuga ngo ni umuntu wari uhari cyangwa ufite amakuru yuko ahari ashobora kuba yamubwiye ari kure niyo mpamvuga rero buriya yamubaza ati uri umudamu wa ati ndiwe biriya bintu urabishima cyangwa urabinenga? Reka mbabwize ukuri kiriya iyo Sabe ataza kuba ari kumwe na Ngwino Ndebe hari ahantu yari amaze gukorera impanuka asimbutse igipangu nkuko bivugwa Ngwino Ndebe ntahagaragare uyu munsi wa none Sabe hari kimwaro kiba kimuriho cyangwa kiba kimuvugwaho? Si ubwa mbere nkuru zivugwa bakaburizamo ibimenyetso urumva nibyo navuze ngo uriya mugabo iyo aza gusohoka n'uwo muntu amaze no kuvuga niyo mvuze ngo aho umugabo aterewe niho arindira agasohoka direct akagenda akavuga ntabwo ari ku rugamba yari ari ngo baramurasa ntabwo ari aduyi wari umutegereje ngo amurase niyo yaba ari ko bari polisi ari kumukubita amapingu bakamutwarana kandi noneho uriya mugore ntari kumwe n'umugabo we sibyo nta cyaha kiri penal usibye uriya mugore ko bifashije umugabo we ko agiye kubona divorce yihuse abonye impamvu noneho direct za divorce ariko ubundi nta kindi kibazo cyari kubamo. Iyo umuntu akurebye akabona Yago Pondati cyangwa se Nyarwanda Innocent abona Musa waba uri mukuru wa Yago? Abanyarwanda twese dusangiye isano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So uri mukuru wa Yago? Cyane ntabwo rwose namwihakana n'umuvandimwe. Ntabwo wamwihakana n'umuvandimwe wawe. Ntabwo waba ari wowe wagambaniye Sabe kugira ngo afatwe bitewe n'uburyo Yago yari yamuvuzeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Oya ntabwo uburyo bw'ubugambanye twebwe tubuze. Abantu bashaka kumva witwa Korode bakavuga n'igipangu wagambaniye Sabe bitewe n'uko ari mukuru wa Yago. Oya izo ni story zo mu cyaro zahari story zo mu cyaro Yago ikibazo afitanye na Sabe ni ikibazo cy'akazi ni ibintu byakabaye banicara nk'abantu babajama bahuriye muri industry bakavuga baduhuriye mu mwuga na Jado Castar yarabimubwiye nyiri BNB FM bakabaye barahuye bakicara bira ntabwo ari ibintu byakabaye byararenze imbibi yego ni ukuvuga ngo rero numva ibyo ari byo byose nubwo wenda byajemo uburakari n'ibindi bintu birenze ariko nta birenze bihari. Nta birenze. Abana b'inzahuke bahamagaye Sabe reka tubashimire mwebwe mwese mudahema kudukurikirana umunsi ku wundi. Iyi ni Ikaze TV Rwanda, tubaha ikaze mwese abari kure n'abari hafi. Abari mu Rwanda tubabwire ngo ikaze, abari muri East Africa tubabwaye ikaze, Afrika ikaze ku Ikaze TV, Europe, Ubwongereza, Canada, Amerika, Australia, mwese tubahaye ikaze. Muri aka kanya rero nkuko mubizi tugiye kuganira ku bijyanye na Sabe Ngwino Ndebe, ndetse Sabe yaguye ate, ese ni hehe yaguye, igipangu yaguyeho, ahantu murahabona ahantu ku gahanda, ibintu nk'ibyo. Ariko kandi tugeze ku mugabo, umusaza, niba ari umusaza, niba cyahoze ndabona ari umugabo, niba ari umusaza uratubwira. Uraho umusaza? Muraho neza. Uri umusaza ubwo? Yego ndi murumuna w'umusaza. Uri murumuna w'umusaza? Ndi murumuna w'umusaza nawe ari umusaza. Twaje tuyoboza baratubwira bati tuyoboza kwa Korode ni he? Nuko turahageze. Yes. Urahura amahoro y'Imana? Ndaho ndamahoro. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mu dusandari twiza, ikoboyi nziza, agapira keza, akajaketi keza n'ingofero. Atari nk'iyi nambaye. Yewe ndabona ni rukubituhu pre. Ingofero bayita rukubituhuku. Ni abasani. Murumuna w'abasaza yambaye imizite. Murumuna w'abasaza we yambaye imizite.
iremewe. Hanyuma rero sasa twafashe urugendo Ikaze TV Mika TV show tuza. Yego, hanyuma rero turagira ngo wibwire abantu Claude ninde? Claude ni aho utuye, aho twahabonye n'umurenge turawuzi, twawugezemo. Claude ni umuntu w'umugabo wubatse. Tugira ibanga ryaho Sabe yaguye yikubise hasi, tutavuga hano yageze ugasanga bibaye ikibazo. Siko bimeze buriya kure. Naho umugabo waguye undarenzaho twatsi buriya. Aho umugabo waguye undagira ate? Arenzaho twatsi. Ubu ugiye kurenzaho twatsi. Reka turenzeho twatsi. Reka turundarunda. Hanyuma rero Claude ni muntu ki? Claude ni umuntu w'umugabo wubatse, ufite umugore umwe. Kugira abagore benshi byabaye style yo buyahere mu bastari. Ufite umugore umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Yego. Nanjye rero nkaba ndi umwe mu bantu bashimye kwinjira muri industry. Yego. Nkaba njya ntanga ibiganiro, nkakora analyse ku bintu bivugwa ku mihanda. Ku bintu bivugwa ku mihanda. Kumbara ku bipangu byawe se ariho abantu bikubita hasi, ko analyse uzajya uzikora? Ntabwo byoroshye rero buriya. Kwikubita ku bipangu byo ni kimwe, ariko nyine ni ko isi imeze, niko twabibonye. Yego. Kiba gisigaye nyine ikintu cyose kibayeho kigira inkurikizi yacyo. Kigira inkurikizi yacyo. Numva amakuru avuga yuko ukunda ibiturika, gukurikirana ibintu by'ibiturika hakurya y'amazi. Umunsi umwe nzakuzanira umugabo witwa Magashi muganire, kubera ko Magashi ku bintu by'ibiturika akunda abantu b'abasesenguzi ku biturika. Hanyuma rero twagize dutya Mika TV show, Ikaze TV Rwanda, turavuga tuti tuze tugusure tuganire nawe. Ntabwo byari byoroshye kukubona bitewe n'uburyo imirimo burimo itandukanye, ariko turavuga ngo tukugereho. Ubundi umuntu witwa Pastor Theogene Inzahuki, wari umuzi? Yego, nari muzi. Wari umuzi? Nakundaga gukurikira ibyo avuga cyane kuko nanjye haraho byankoraga. Yego. Twese buri muntu aba afite ahantu yavuye naho yageze. Yego. Kandi nta muntu w'umugabo utanyura mu bikomeye, mu bigoye. Ariko muzumva kenshi abantu iyo bamaze kugera ahantu hazima bikubita ku gatuza akakubwira ati jewe akakwereka ukuntu ari igitangaza. Ariko nkunda umuntu ujya hasi akabwira abantu, akabereka yuko ubuzima yanyuzemo bwari bukomeye. Guca mu bikomeye rero ntacyo bitwara umugabo. Ntacyo bitwara umugabo. Yari umuntu rero uvuga ubuzima bwe, buri muntu wese akiyumva. Yego. Ari umwana wo mu muhanda akibona, ari umuntu wanyuze muri Sitaragwa akaba mu ishyamba azi ko budacya butira akibona. Yego. Mbese yari umuntu ufasha abantu b'ingeri zose. Nicyo nanjye rero ndi mu bantu yafashaga. Yagufashaga mu buryo bw'ijambo ry'Imana cyangwa se mu buhamya yatangaga bw'aho Imana yakuye? Njyewe rero buri ijambo ry'Imana ryemera gutya, nemera ijambo ry'Imana mu bikorwa. Yego. Ni ukuvuga ngo rero inyigisho yatangaga, yego, zankoraga ahantu kuko yafataga ijambo ry'Imana akarihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Yego. Akerekana kuko njyewe nk'ubuhamya bwanjye nzi Imana kandi ntari umukristo wa cyane. Hari ahantu umuntu yagiye ageramo ugakubitana n'Imana ukayibona ukareba ukabona birarangiye. Ariko ko wigeze uba mu biturika? Mu biturika nshobora kuba narahageze kuko uburyo nkubona ndabona nuko uyu munsi duzagaruka n'ibyo bintu tuvugaho. Umusaza ngo yigeze avuga buriya ngo nimubona abahungu bose bambaye amajinisi hariya mu mujyi mugenda ngo mujye mumenya ko ari abahungu banjye buri. No kuri kw'Imana. Ntabwo ari amagweje. Ntabwo ari amagweje. Baba ari CTU. Ariko iby'isi ni ikizungereze ko wa muhanzi yabiririmbye. Yego, iby'isi ni ikizungereze. Hanyuma rero twagize dutya mu minsi mwaka ushize Pastor Theogene yapfuye muri 2023 mu kwezi kwa gatandatu, azize impanuka yabereye mu gihugu cya Uganda mu karere ka Kabare. Abantu turababara cyane ku bwinshi. Nyuma yaho azanwa mu Rwanda, umurambo uzanwa mu Rwanda n'abandi bari kumwe. Bamwe bo babiri bari abanyamerika. Pastor Theogene Inzahuke yari ari kumwe n'undi muhungu wabagiye witwaga Donati w'umuhanzi, bo baza mu Rwanda.
turabashyingura. Muri kwa kubashyingura rero abantu baratabara, isi yose iratabara, habaho imbuga zitandukanye zo gufasha umuryango wa Pastor Theogene no gufasha abana b'inzahuke yari asize yatoraguye ku mihanda akabasiga mu rugo akabasigira umugore. Nyuma yaho rero abana bararira baravuga bati papa wacu apfuye turababaye cyane. Hanyuma madamu Theogene ati nimuhumure humura ndahari nubwo papa apfuye avuye muri iyi si ariko jewe ndasigaye. Baje kujya rero nyuma y'ukwezi madamu Inzahuke yagiye kwibuka i Rusororo ku gituro, umugabo we agiye kwibuka aravuga ati sheri nje kukwereka ko umushinga watangije w'Inzahuke mukomeje kandi nzahora nkukomeje ntazatezuka. Uranyumva bwana Claude? Ndabyumva. Ejo bundi mu minsi ishize tugiye tubona ubwo n'ibyinshi byagiye bitambuka byagiye binyuranamo. Mu minsi ishize tugiye tubona uwitwa Mutaramu araza ati ndatabariza abana b'Inzahuke, twebwe Inzahuke mama Pasiteri yatwirukanye, inzara iratwica, abana mu mashuri ntibazajya kwiga, kandi mu by'ukuri bimwe mu byo yagezeho byaritwaga Inzahuke ko afasha Inzahuke. Bwana Claude ibyo bintu urabivuga iki? Urabyumva uti? Mu by'ukuri twese ntabwo twumvisha madamu Theogene yego Inzahuke amagambo yavugaga yego haba mu nyuma y'urupfu rwe mu gushyingura n'ibindi, bari abana uburyo bagiye babakira umwe ku wundi, uburyo Inzahuke yajyaga avuga bari abana n'uburyo yabafashaga n'uburyo yabitangiraga, wumvaga yuko koko uriya mudamu ari afite commitment yo ari committed yo kumva uburyo bari abana babakiriye babishaka babikunze kandi bumva ko ari ibintu rwose bashyize mu nshingano zabo. Yego. So nukuvuga ngo rero burya iyo umuntu agiye reka mbabwize ukuri, buri muntu wese aba afite imfuruka afunze iyo akiri muri sosiyete, ariko iyo ayivuyemo wa mugabo we ibyari inama bibisoko. Ni ukuvuga ngo Theogene afatanyije n'uriya mugore, Theogene yari umutwe, yari umuntu ufite ubumuntu, yari umuntu uvuga abantu bakumva, yari umuntu ufite influence igera ku mpande nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero buriya nari ngiye gukoresha umugani ariko wenda hari abanyumva nabi, buriya abantu bita abadamu ni abanyantege nkeya. Buriya Theogene amaze kugenda byanze bikunze uriya mudamu hariho ibintu atahuraga nabyo. Yego. Theo yadiringaga nabyo direct, igihe rero kandi bikagenda neza byaba binakomeye. Burya no mu ngo zacu iyo bigeze aho rukomeye niyo waba ubona mugiye kuburara uriyeranje ukaba wanagenda hariya ukanikopesha, ariko kubwereka umugore ko mugiye kuburara inshuti yanjye icyo kibazo ubukishe we. Baravuga ngo urugo iyo rukize, umuntu ugaragaza bwa mbere ko urugo rwakize n'umugore. Iyo urugo rukennye nanone n'umugore niwe wa mbere ugaragaza ko rwakennye. Bivuze ngo rero nimba bya bibazo byajyaga bivuka sitarago kwa kundi Theo yajyaga avuga ati hari igihe naburaga umuceri bikagenda gutya na gutya, ati nkagira gutya nkajya kubona nkabona nkubisaga kunkaza nkahita ngenda utwo mbonye twose nkagura umuceri nkaza nkawushyira hariya. Iyo bigeze muri iyo nguni rero si ukuvuga ko n'uyu munsi muri ya rugo cyane cyane ko yaruvuyemo ari waruhahiraga ari umutwe warwo, si ukuvuga ko situwasiyo yiyamiriye, ahubwo ntekereza ko yasubiye hasi. Umugore yasubiye kuri dawuni kugira ngo ajye gufonda nanone akomeze yubake cya kintu, usibye ko yamusigiyeho kuba, ariko ntekereza ko nta bintu by'igitangaza yamusigiye. Ni ukuvuga ngo izo challenges rero ahuye nazo niho hatangiye kuvuka ibibazo hagati n'ababana, kuko uburyo bwo gukemura ibibazo k'umugabo bitandukanye n'umugore. Ni ukuvuga ngo rero nimba bitandukanye n'umugore, umugabo yaragendaga agahasoringa akaza akakemura utwo tubazo, yanaza no mu buryo bw'umugabo iyo ari muri stress uburyo abyitwaramo.
siko k'umugore. Umugore baravuga ngo abagore bakoresha imitima, santima. Yego. Iyo umugore turebe bagiye nk'umuntu agiye gukora accident turi mu modoka, imodoka ikagira gutya igafunga briskoma. Yego. Umugore ahita avuga ngo yo my god, turapfuye we Jesus, abandi ngo mana ngo kirisitu. Ariko umugabo ahita afunga umutima. Urumva? Yego. Nukuvuga rero muri psychologie bavuga yuko les femmes réagissent par leurs sentiments, par leur cœur. Noneho bakavuga ngo abagabo il réagit comme il réagit par la tête. Ubwenge bakoresha gutekereza umutwe, ubwenge. Iyo aguye mu kintu ahita avuga ati yihuta kuvuga, yihuta gutaka. Arabanza agatekereza, ariko umugore ahita. Nukuvuga ngo rero nimba umugore ahita ahura n'ibibazo Theogene yahandoringaga byaje bikikubita n'ibyo umugore nawe yarafite ingunda afunze, akaza bigahurira aho hagati akabimira byose. N'ababana iyo bazaga bagatangira kumutakira kuko ari umubyeyi bari basigaranye, yahitaga bahinduka cyangwa se no akanababwira ubundi buryo. Abana ngo batangiye gutaka ati tubayeho. Nukuvuga ngo rero nta birenze, nta bitangaza. Icyaba gisigaye nuko nyine nimba batabona uburyo babagamo bwabonye bwahindutse, byanze bikunze barataka. Kandi ntabwo ari igitangaza, ntabwo ari igitangaza cyo kubyumva. Nyuma y'uko habonetse umwe witwa Mutaramu avuga yuko Madamu Asiya yabirukanye Mama Pastor Theogene, hagaragaye abana barifashe bose. Abana bageze muri 5, harimo 3 bari muri segonderi, n'abandi 2, umwe yagomba wo mu myuga, undi we no musore ari mu myaka 31. Yavuga ati ge nakishakashakira nashabika hirya no hino ntacyo ntakora, atariko nkarigagabo bakiga mu murenge kuri bakiga muri 9 ku ishuri ryaho twabaga kwa Theogene. Ati ubu ntibafite naho kuba, ntibafite naho kurara, harimo n'akana k'agakobwa kiga mu mwaka wa 3 segonderi. Aha ngaha twakibaza tuti Mama Pasteur wa Nyanasiya wari watangiye, wavuze ko azakomeza umuhigo w'umugabo akawukomeza, ndetse akagira n'irusororo kwirimbi, akavuga ngo sheri areba ifoto, sheri nsezeranye nawe ko umushinga watangije ntiwukomeje, dore nguyu naje kuwukwereka ko nzawukomeza. Ubu nta gihango yatatiriye yakoreye urusororo kwirimbi. Navuze ngo nagishatse gukoresha ijambo rikomeye, ariko abantu bambabarire n'umugani w'ikinyarwanda twasanze ngo yuhimaze impaka amaze taterwa n'umugore. Aravuze ngo umugore, hari agasigo twajyaga tuvuga ngo umugore ni intati ngo ntuzamutegere ijosi. Yego. Rero buriya mu by'ukuri yaramutatiye kuko byarashobokaga yuko agira gute amufasha, bagafasha bariya bana. Kubafasha niko kwifasha, niko gufasha uriya mu mugabo we wagiye. Yego. Akagera urugendo, kandi uriya mugabo yasize abantu b'inshuti nyinshi. Nubwo ariko buriya tujye tukoma urusyo dukoma n'ingasire, ntituzabone abantu baza bose batugana cyangwa se batuvuga neza tugihari ngo twibwire ko ari inshuti zacu. Ubabona igihe ubakeneye. Yego. Umenya inshuti z'umuryango wawe igihe umwe muri mwe avuyemo, umugabo avuye mu rugo, umugore nibwo amenya bari inshuti z'umugabo we by'ukuri. Buriya mu bantu bitwaga inshuti za Theo, nimba bari 10 cyangwa 20, ubu ngubu wasanga nta na 2 bageriwe. Ni ukuvuga ngo rero ni intege nke, aratsinzwe urugamba yiyemeje. Yego. Ariko nanone si impamya yuko abo bana bagiye hirya hino. Ntekereza yuko buriya inzahuke avuga yuko ubuzima bwe n'abariya bana bwari bushingiye ko yari afite abantu bamuba hafi. Yego. Baba diaspora. Ni ukuvuga ngo rero bariya bana
n'ubundi baracyakeneye ubufasha. Nimba twaravuze Theogene neza, nimba yaratwigishije tugafashwa, nimba yaradusengeye bikemera, nimba bariya abana yarabakuye mu muhanda akagira intambwe atera, bakaba hari aho bavuye bakaba hari aho bageze. Ese mwokabyaramwe abantu bagifite imitima mizima, bagifite imitima myiza, bariya abana n'uwagira 1000 yagira 5, abantu bakaba 10,000 byibura. Twe kuvuga hariho abantu bisigaye bivugwa yuko rimwe na rimwe abantu bajya kuri za YouTube channel zabo bagataka kugira ngo babone ibyo kurya. Byibura abantu bagakora ko kantu, niyo bajya kuri aho abo bana bigaga za Minerval, ibigo bikabaha amakonti amafaranga akanyura ku makonti y'ibigo direct, ntagire wenda mu mifuka y'abantu, ariko hakwiye kugira ikintu gikorwa. Naho ibyo kuvuga ngo kugira bariya abana baramirwa kuko n'abana b'igihugu, hari ubuvugizi bagomba gukorerwa, hari aho kuba, hari amakayi, amakaramu, hari ibyo kurya na Minerval no kurya. Ni ukuvuga ngo tubanze impuruza ya mbere igere kuri leta yacu. Bariya abana n'ab'igihugu, bariya abana ntabwo bakwiye kongera gusubira mu muhanda. Igihugu aho umuntu uzumva iki kiganiro, umuntu uzakurikiza channels rwose, asi aho atuye harazwi, ni umuntu washaka kuri telefone cyangwa se nawe n'undi bashobora kubona telefone. Batuye mu mujyi wa Kigali, batuye mu karere ka Nyarugenge, batuye muri Rulindo Ntarabana. Ni ukuvuga ngo ubwo ni muri Gasabo. Ntarabana ni muri Rulindo. Ni hakurya urenze Nyacyonga. Nibabegere, tambuka, nibabegere, bakorera ubuvugizi bariya abantu. Icyo ni kimwe. Kabiri, abantu bari inshuti za Theogene, abantu babaye muri uriya muryango, babanye nawe, nibegere bariya abana, nibabafashe, bafatanye nabo, bari abana be gusigara. Noneho nanone reka twe gukubita ibibando uriya mubyeyi, kuko icyo ntekereza, bariya abana ntabwo yababyaye, yarabazanye. Kandi umwana utari uwawe ngo mukubita umujugujugu akajyana nawe. Nabo dukomere icyo ntitwumva amarira yabo gusa ngo uriya duhite tumukubite aho intuza, ahubwo bariya abantu nibegerwe ku mpande zombi. Abana baragira bati ngo yabahamagaye saa 5 z'ijoro, ngo yaravuye i Kigali ari nijoro na musaza we, yaramaze iminsi ngo azanye mama we n'umugabo wa mama we na musaza we, famiye yiwe yose, famiye y'umugore yarayizanye, niyo yasimbuje babana b'inzabuke. Ngo arababwira ari saa 5 ngo nimubyuke mbabwire, ngo arababwira ngo mwese rero nta bushobozi mfite, mwese umwe nashakaho kuba, kandi ndibabwiye nonaha ejo muzinduke mugenda. Nta minsi 15 yabaye, nta kwezi yabahaye, nta yabahaye kwitegura, ngo yarababwiye ngo mwese musururu moya. Byari bikwiriye ibyo bintu, buri wese ashaka aho ajya. Ibyo bintu ntabwo barayi mu muhanda, barayi munsi y'amateme, nuvuga ngo basubira mu mateme. Ibyo bintu ntabwo byari bikwiriye. Mpamya yuko nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera twagiye tubona abantu benshi, twabonye abantu bakomeye bacita, twagiye tubona mu gihe cy'ikiriyo cye Chita yavuze, n'abandi bagiye batanga ama message, twagiye tubona muri za comment, abasabaga nimero. Mpamya yuko hari ikintu bakoze mbere y'urupfu rwa Theogene, hari abantu bafite ibyo bakoze mu buzima bwe. Yaravuga ati sinari ko nzabona aho kuba. Na nyuma y'urupfu rwe nzi ko mu gushyingurwa we hari abandi bantu bagize ikintu bakora, contribution igaragara nyinshi cyane. Yahise anaguramo n'imodoka nshyashya nziza rutani y'umugabo yari afite. Noneho rero reka turebe nk'abantu b'abakristo, ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gishoboka, uriya mubyeyi ntabwo ari iriya nzira yakagombye kuba yarakoresheje, nimba n'abana n'ubushobozi bwaramunaniye. Yakagombye kuba yarahamagaye babana akababwira ati se mwokabyaramwe ko niyemesha imizinga nta buki, ubu ngubu mbigenze nte, ese mwamfasha iki?
nk'uko abantu batabajije bakongera bagatabaza bagakora n'ubuvugizi bakajya no muri minisiteri y'umuryango bariya abana bakava ahantu bafite ahandi bajya nimba iwe byari byananiranye bakagenda batagiye mu muhanda badasuye mu muhanda kandi intego yari gukura abana mu muhanda ni ukuvuga ngo rero yatatiye igihango nimba ari ibyo ngibyo buriya yagombaga kurwana intambara akarwanirira bariya abana akagera n'aho iriya modoka yaguriwe ayiteza yego bwa bariya abana kugira ngo yereke Imana n'umugabo we igihango yagiranye nawe asirusoro kumwibuka yite ku bantu twebwe turi abantu kujaginga positive or negative ibyo ngibyo niko abantu tumeze yego ntawabuze umuntu kuvuga ibyo ashaka nuko ashaka ntawabuze inyombya kuyomba kereka ashaka kuba nkayo ariko akikiranura n'Imana jewe ari jewe yego iriya modoka nabanza nkayigurisha bwana Claude ku murongo wa telefone nagerageje guhamagara umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana yitwa Theophile ndamubwira arambwira ati ntabwo nari mbizi ati ntabwo tubizi nk'umurenge ati abana batera intambwe bakaza bakatugeraho tukareba tukabyumva uko bimeze ati kuko nibwo bwa mbere tubyumvise niki rero usaba ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarabana mu karere n'akarere ka Rulindo muri rusange kugira ngo aba bana Pastor Theogene Nzahuke niyo nshuti yari yarakuye mu muhanda agashyira mu rugo rwe akabagaburira bari baramaze gufata ubuzima bwo mu rugo bariyumvisemo ko bakavuga bati igihugu cyacu cy'u Rwanda burya kiracyafite abantu bafite ubumuntu niki usaba umurenge wa Rulindo umurenge wa Ntarabana n'akarere ka Rulindo buriya rero ikintu gikomeye gikwiye gukorwa bariya abana ari urwego rw'umurenge ari n'urw'akarere byose bigiramo unité affaires sociales unité affaires sociales na education nibegere bariya abana nzi yuko ubuvugizi bwakorwa n'inzego za leta yego institution yose bashobora gukomanga aho yari yo yose irabumva kuko bafite ijwi sinzi umuntu wambwiye w'umugitifu arangije hari igikorwa cyo kigiye kuba avuga ati tugomba kugikora neza nimba leta yarampaye abaturage 50,000 cyangwa 60 nyobora ni gute nananirwa kuba ku murenge ku abanyarwanda bose bamaze kumenya agaciro kugira ibyiza kugira infrastructure nziza kugira imihanda bamaze kumenya agaciro ko gutura heza ibyo bintu byananira gute byaba ari ubugwari n'umuntu twabanye mu buzima arambwira ati icyo ngicyo ntabwo gishobora kunsinga ntabwo cyashoka ntamya rero na gitifu wahariye nimba bamaze kubimenya abantu nibamwegera abo bana nibamwegere ntabwo numva ari ihurizo kurera bariya bana kuriya muryango yego byari umutwe wa Theogene yaragiye si ubwa mbere twaba tubonye yuko uyu mugabo agiye ajyana n'ibye iyo umugabo agiye ajyana n'ibye rwose niko bimeze buriya niko bimeze ndakubwiza ukuri muzarebe abantu bagiye bakomeye basize ama entreprise akomeye basize ibikorwa bikomeye bakarimo abenshi yo bagiye bajyana nabyo abagore basibasha ku maintaining ibyo umugabo yasize bakabirekera kuri ni bake cyane rwose sukuga y'abagore turabizi agaciro bafite mu ngo zacu niki ariko navuze ngo buri muntu wese mu muryango yego abafite inguna afunze undi adashobora gufunga abagabo rero ni umutwe ni ukuvuga ngo niyo umugore yaba ahembwa amafaranga menshi yego urumva niba bajya ariko usanga umugabo ari we mutwe ari we utekereza ari we mutwe w'urugo ni ukuvuga ngo rero uriya mugabo yaragiye ibyo yakoze tumushimire Imana imuha amahoro n'imigisha aho yiruhukiye ariko uriya mudamu nimba atsinzwe urwo rugamba ntabwo tuzi impamvu arutsinzwe yego ariko reka twe kwita kuri ibyo ngibyo reka twite kuko bariya abana bavuye mu muhanda badakwiye kuwusubiramo ari abana b'igihugu ni ukuvuga ngo hari abantu tuzi uyu munsi bafite ubushobozi barya bagasagurira n'imbwa yego inshuti zanjye umuntu wese wumva ubu butumwa nakora igishoboka icyo ari cyo cyose nimba hari icyo akora agikore bariya abana be kujya ku muhanda reka duhere ku buyobozi bwa leta bwite kuko bufite no mu nshingano zabo kwita ku batishoboye n'imfubyi yego ibyo ngibyo ni inshingano za leta kuba yakwita kuri bariya abantu itabitayeho cyaba ari ikindi kibazo ariko mpamya kuko byamenyekanye Imana iguha umugisha kuba wabashije gutera iyo ntambwe ukabasha kuvugana n'abo bana ukabasha no kubutangije igikorwa cyo kubakorera ubuvugizi yego
ndizera yuko rero ubwo inzego z'ubuyobozi zamenye inzego z'igihugu cyacu turazizera nizo zatangiye ikintu cyo kuvuga ngo buri mwana wese abana bave mu muhanda abana bave mu mirimo idashobotse aho bari basubire ku ishuri yego ndizera ko rero iki kibazo ntashidikanyije ubwo ubuyobozi bwakimenye kigiye kubonerwa igisubizo ariko buri muntu uwo ari we wese wumva aricyo yakora nagira itafari ryashyiraho nimba waratangije kiriya gikorwa ugafasha Theogene kuba kiriya gikorwa cyaratangiye bari abana bakava mu muhanda ukaba hari n'icyo uyu munsi wakora kiri kintu ukora ufashe bariya abana bave mu muhanda urakoze cyane ibyo bintu rwose ni byiza ntako bisa tega amatwi wumve ikibazo na mutekinisiye yabanje no kumwibwira aho twimutse rero muhamagare hano muhompolisi hariya avuga gukompoza muhamagare ni umunyamakuru witwa Karara ni ugukoresha ibimenyetso muhamagare nubwo atari kuri social media ariko ijwi rye nta kintu byaba bitwaye ubundi ndashaka igituma aho tugiye kwinjirira halo Halo? wiriwe neza Yego. meze neza hari akantu ashaka gusobanuza gato Ntabwo ari mama yaryamye. mama yaryamye ariko burije koko nibyo Cyangwa mukangura. ntago mubana na papa kugira ngo n'abana ntago ari kumwe na papa kutaba umurogoye Uburyo atarinde. mama wawe niwe ushinzwe ni umujyanama w'ubuzima cyangwa ni n'ubujyanama w'ubuzima. wowe witwa nde ufite imyaka ingahe kugira ngo uve ko nakubaza nta kibazo Imyaka 15. wowe uracyari muto Kandi uri mukuru. uba mukuru mama ariko niba atarasinzira nta kibazo wamuma Reka mukuru. kuri ubu wihangane gato ndashaka banza muhamagare gato niba dusoze ikiganiro ubu ndimo ndabona abandi barimo bararekurira za roketi Niyo neza. njye nitwa umubyeyi Clarisse hari ibintu ashaka kugusobanuzaho gato uri umujyanama w'ubuzima hari umuntu uherutse kugwa aho ngaho muri iyo karitsiye yanyu ku itariki 30 Z'uku kwezi. yego Nyarugenge nta mwaramenye uwo ari we Oya, ntabwo nabamenye. n'amazina ntabwo mwayamenye bakaba kavuyeho gato kandi yakoresheje telefone nta byo gushakisha yahise akora apudeti yari yambaye amarinete n'ingofero hari n'umukobwa urimo urakurikira bari kumwe Amazina ntabwo twayamenye. Kuko umuntu ashobora kujya ku bitaro bya Rwanda ukayamenya. bari bavuye ku mugabo witwa arya umuntu ukodesha aho hantu uwo mukobwa yari ari ni Claude yitwa Claude umuntu ukodesha biramuzi iyo nzu bari barimo Bakodeshamo abantu benshi. ni umukobwa muto w'inzobe rwose cyangwa umudamu N'ukodeshamo. waba waramenye se ikintu cyatumye agwa Hafi. Twebwe twari turi mu biro by'umudugudu.
dufite igikoni cy'abana kuko umuntu ahita hepfo ku muhanda w'umudamu abatesi yaturiye ati ko ndiba yaguye hariya bimeze biti abantu bahurira bajya kureba ndabihorera sinanaga nari nicaye sinabona ibintu byo guhita nirukanka mbona mbese bibaye ibintu bitinze mu wundi mwanya ngo ndavuga njya kureba menya byari byakomeye ko umwana agiye afata itaburiya ntabwo ndi kukumva neza ongera ijwi yagiye afata itaburiya ntabwo natwe bafata itaburiya wagiye ufata itaburiya ubujyanama ubwo mpita mujyanwa maherekeza mbese ndabwira abantu bahari njye mu mutereri none ko kugira bagiye gupfa mureba yatakazaga akaguru cyane akaguru karanyisha ariko aho mpagere mbona abantu gusa barimo barashungera ntibitaye kumuvuza ubwo nahise mbwira abo bantu bose bahari njye mu mutereri mbese ubwo baramuterura baramutera nk'abari abantu bari batatu ni abasore harimo abasore babiri umuntu bari bari kumwe wabashije kumumenya se yari umugore we cyangwa ari umuntu uhise nawe mu nzira byagiye rwose ntiwarendaga sinakubera wowe mbabiri ndetse ngewe rero sinavuga gute ndi umunyamakuru ukorera kuri YouTube rero uriya muntu waguye nawe afite YouTube nta bantu wabonaga bashaka kumukamera se ubona ko ariyo mpamvu nyine ubwo babaga badashaka no kumuhagurutsa ndibaza nta kibazo urumva nagira ngo bikubazeho ariko ndumva nta bindi biziho cyane nta kibazo YouTube ukoreraho ni YouTube ndaza kukoherereza linki nkoraho uzabibona nakoze ikiganiro ko ni ikiganiro ndimo nkoraho kuko urumva ni umuntu aba agomba no kumuvuganira ko yagize ibyago chano yawe ni iyihe chano yawe ni iyihe chano yanjye se ubu ndahita kuki utayivuga se ndaje nkoherereze linki yibase n'ukuri kw'Imana bwana Claude urayumvise audio nayumvishe wayumvise amazu muri iki gipangu turabonamo amazu menshi umupangayi wese ntabwo wamenya ngo yitwa nde ngo iki n'ibiki wamenya umugabo ntiwamenya umugore wamenya umugore ntiwamenya niba umugabo uza kumusura ntubushinzwe kugenzura uha umuntu inzu nuvuga ngo iyo umuntu apangishije inzu ntabwo ujya kugenzura ngo ninde uri bwinjiremo amakuru ushobora kereka hari ikibazo kibaye nyuma ukavumbura ikibazo mu nyuma nka Claude uri umuntu w'umugabo upangisha amazu cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa uzi uko bapangisha amazu urumva bavuze bati kwa Claude ko hari abapangayi benshi se twabibwirwa n'iki ubundi wowe uyu mudamu ngwino ndebe uramuzi umudamu jewe kubera yuko jya nkurikira imbuga nkoranyambaga muzi nanjye muri social media ariko nta handi hantu nziranye nawe mu buzima busanzwe bwa munsi nta naho twari twahora wenda ngo dusuhuzanye mu by'ukuri ntabwo muzi neza ntabwo muzi neza nibyo kuko n'ubundi umupangayi upanze ni mukuru we ntabwo ari we ni mukuru we ntabwo ari we kuko we bivugwa yuko ngatuye muri Gatenga muri Kicukiro ahubwo yari yagiye ngo asigaranye urufunguzo rwa mukuru yari yaje asigaranye urufunguzo rwa mukuru ngo yari yagiye Gisenyi ari upanze hanyuma aza kubwira Sabe rero Sabe aza kumusanga muri getoha kwa mukuru we
ndani ibyo bintu. Sabe ni umuntu wiyubashye tuzi, wiyubashye, ufite YouTube channel ikomeye cyane ya mbere muri iki gihugu, ifite 1 miliyoni n'abantu bakabakabangire ngo 200 abasubscribers. Yare ku ikiganiro mu minota 10 kiba kimaze gukandagira mu bihumbi nka bingahe. Sabe afite imodoka, aratuye muri Kamonyi, za Rundi yo ngiyo, ni umuntu ufite ibikorwa bitandukanye, alimentation n'ibiki byose. Kubera iki gikorwa, kubera iki yagiye kureba uyu mudamu Ngwino Ndebe, kubera iki yaje kureba Ngwino Ndebe mu nzu ya mukuru wa kodesha, kuki batagiye ahandi? ngira ngo birumvikana hari impamvu ebyiri zikomeye. Uravuga uti ni umuntu wubatse izina muri iki gihugu. Yego. Ni ukuvuga ngo Sabe ahantu yajya hose muri iki gihugu, muri hoteli, hari abatamuzi. Hari abatamuzi se buriya jewe ahubwo jewe n'amaburiburi buriya genda usha Sabe kumenyekana kuri social media. Yego. Kuko we ni umuntu utakunda kugaragara cyane. Ariko ntakunda kugaragara. Ariko iyo umuntu burya azamutse uko azamuka, yego, ubwe hari uburyo yiyumva. Kwiyumva ko rero birumvikana yuko yumvaga ati twajya hariya. Ikindi hari akandi gasaga kigeze gutambuka, yego, kavuga yuko baba bafatiye kuri hoteli umugabo akaza, ko babafatiye kuri hoteli umugabo Karara yavuze mu kiganiro yahagera, impeta akayikuramo umugabo akayijugunya. Impeta yagize gute? Umugabo akayikuramo akayijugunya. Sabe yakuyemo impeta? Oya, umugabo wa Ngwino Ndebe yakuyemo impeta. Yakuyemo impeta akayijugunya. Ibyo ngibyo murabizi muri saga y'ubushize. Yego, turabizi cyane. Amabuye n'ibiki n'ibiki. Ni ukuvuga ngo rero nimba hari insidari yabaye hariya hambere yari yagiye yizeye, byari birumvikana yuko yagombaga kujya ahantu muri Gobyori. Muri Gobyori, quelque part muri kuwe perdu, ahantu hatabonwa n'umuntu wari we wese. N'iki noneho no kuvuga ngo nimba atazwi n'abantu bakoresha n'imbuga nkoranyambaga, abantu batuye hariya mu gipangu 1 2 cyangwa 3 araza aze nk'umuntu uje kureba umuntu. Urumva uriya kwa mukuru we yahazaga nk'umuntu, n'ubundi abantu bari batuye bamubona umuntu wigendera. Yego. Akaza akahamusanga. Byari yumvaga yuko yaba hejeje kurusha uko yajya muri hoteli runaka ashobora kugenda kubera izina ry'abantu bakaba bamumenye. Yego. Ikindi mwabonye ukuntu yari kamufuye nk'ininja. Urumva? Sabe muzi, Sabe twabonye, Sabe ufite ubushobozi nk'ubwo tuzi. Mwabonye ukuntu yari yambaye cyane, ipantaro yambaye, umupira yari yambaye, akagofero, rinete, agapfukamunwa kwa systeme kwaje. Ni ukuvuga ngo rero icyo ngicyo ni igihamya cy'uko uriya muntu kuza kwari ukuyobya uburari. Kuyobya uburari. Kwari ukuyobya uburari, kuvuga ngo aje ahantu mu bantu batamuzi, aje mu rugo yigendera. Yego. Ahubwo umuntu ngo asiga ikimwirukaho, ntabwo asiga ikimwirukamo. Yego. Ni ukuvuga ngo kandi akebo kajya wamugarura. Yego. Ugerageje ugashaka gushungura guhera kuri iriya nkuru isohoka, n'uburyo bariya abantu bivugwa bafashwe, n'uburyo umuntu yatanze ubutumwa ati sohoka, bigaragara yuko uriya mugabo, bigaragara yuko binumvikana binavugwa yuko yagiye ahemukira abantu benshi. Yego. Ni ukuvuga ngo rero nawe yari afite abantu bamugenza ariko atabizi. Yego. Kuko kwinjira hariya muri iriya Gobyori, warangiza ukumva ari nkawe, ukumva umuntu arakubwiye ati Bwana Claude nyirigipangu, nyir'urugo. Abapangayi ni benshi, ushobora kuba utasobanukirwa abapangayi abaribo. Ariko kandi twese tuba mu mazu cyangwa turapangisha, tugapanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko kandi tukibaza tuti Sabe wagiye mu nzu ya mukuru wa Ngwino Ndebe, wavuga guti kuki atashatse ahantu yakodesha quelque chose ukuntu pari yazajya katira ukuntu agashyiraho n'umukozi uhoraho, cyangwa wari mwe kandi akajya amubwira ati ngiye muri misiyo mu kazi, agashyiraho n'uburinzi kuri icyo gipangu, hanyuma ibintu bikagenda neza. Wowe ureba ugasanga Sabe yarayobye kuba yaragiye mu buryo nka buriya, nyuma yaho
abandi bamwe baravuga bati Sabe ashobora kuba yarakubitiwe mu gipangu bakamujugunya hanze y'igipangu, abandi bati Sabe yikanze mukuru wa Ngwino Ndebe hanyuma yurira igipangu avunika, akaguru karavunika, igufa risubira ngo ni gusubira muri nyina. Hano umuntu uze ngo bahita muri nyina, muntu uze mu rukenyerero rya mujongo. Yego, wowe urareba ugasanga biriya bintu byari bikwiriye. Nk'umuntu erega buriya hariho ibintu tudakora bitewe n'urwego turimo. Hariho umusaza umwe wigeze kumbwira ati buriya impamvu ati tudahemuka, ati nuko tubyara. Yego, ati ubundi umuntu atabyara ngo ugire icyo usiga ku isi. yego, wajya ujyana n'inkuru yawe, wahera Kimisagara urya abana ukagera hehe ubakunda basi, wahera hehe ukanywa inzoga ukagenda unyarira igihuru ugahera hano ukagera hehe. Ati kuko biba bizarangirana nawe, ntacyo byaba bitwaye. Ariko ikintu gikaze ni ukuvuga ngo inkuru kisize imusozi, abanjye bazasigarana iyihe nkuru? Urabyumva? bazaba ari iyihe nkuru? Ni ukuvuga ngo rero ibintu Sabe yakoze si uwa mbere ubikoze, si n'uwa nyuma. Ejo muzanabona n'abandi. Dutangira ikiganiro wavuze ngo aho umugabo aguye barenzaho utwatsi. N'utuye twatsi warenza kuri Sabe? Kuri Sabe rero nta tundi twatsi, kuko iyi nkuru yabaye kimomo nyine. Utwatsi twarenzaho turavuga ngo nta muntu upfa adasebye. Nta mugabo udapfa adasebye buriya. Subiramo n'uve. Nta mugabo upfa adasebye. Yego, buriya ni wowe wari umutego we, kandi umuntu azira icyo akunda cyane. nakomerere. Sabe ntajya ajya mu matiko nk'aya tuba turimo. Yes, ntajya mu matiko. Uzumve Sabe ntajya agira amatiko kuri social media. Ntabwo uzamwumva mu kabari. Ntuzamwumva mu kabari. Ntabwo uzagira. Uzamwumva arwana n'abantu. Sabe uzamwumva mu matiko ku Isimbi TV. Abayibere mu badamu n'ubuhamya bwabo, ibyababayeho, abagabo, abagore, ibintu ariko uruhare rwinshi n'urw'abadamu. Yes. Sabe ntajya agira amatiku, ntajya ajya mu matiko. Ntuzumva Sabe yavuze ku bantu ku Isimbi TV cyangwa mu yindi bitangazamakuru. Abantu bivugira ibyabo, bakivugira ibyabo. Yego, ni ukuvuga ngo rero yego, ubundi aba Mozambique nibo babivuga neza. Baravuga ngo nta mugabo utagira visiyo. Visiyo ni ukuvuga ngo nta mugabo utagira ingeso. Ngo nimba utanywa, ngo nta mugabo nimba atanywa arasambana. Hari umuntu umwe twasambana, urumva ashobora kuba nanone wenda yikundira kurya. Ariko nta mugabo burya utagira akadefu. Abagore bose ntabyo bakora cyane n'abagore. Ubwo nyine tubivuga ibintu byose tubishyira mu kigabo. Burya abagabo nibo ibintu byose byitirirwa. Umugore wagukunze, umugore yagukunze yatuma wasinzira ukanyura mu mwobo wateganyaga kunyura mu nzira nziza cyane. Bivuze ngo rero usibye Uwiteka gusa urinda abagabo akabarinda akabakomeza cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibintu Sabe byamubayeho byaba ku muntu uwo ari we wese. N'umuntu ayanywa agasinda, yego, akagera gutyo ukagenda ukabanza umutwe nk'inkovu hano ukagera, cyangwa se ugashwana mu kabari bakagukubita icupa. Nta birenze ni iki, ahubwo ikiba cyabayeho hari ibintu bibiri byakomeje iriya nkuru ya Sabe. Iya mbere, yego, harimo n'inzigo n'inzika y'abantu kubera ibintu bimaze iminsi bivugwa. Nanjye nabivuze. Yes. Ntekereza yuko mu by'ukuri kuza kwa hariya bivugwa yuko ngo umuntu abanje kumuha message, umugore agasohoka akajya gucunga ntagire icyo abona, ariko undi kubera ko yamaze kubona message umuntu amubwira ngo sohokaho arikanga, noneho ajya gukora kugira ngo ace inyuma yurira igipangu adasubije mu muryango. Adasubije mu muryango. Batigeze bazi ngo arahari adahari. Yes. Ibyo ngibyo umuntu wese w'ininja yabikora. Kubw'ibyago bye rero aguye, yego, agwa nabi. Ariko mu umuntu yaramubwiye ngo sohokaho, yamuhaye message ngo sohokaho, kandi koko ari mu nzu, kandi yarahari. kandi ahantu yari ari yumvaga atakagombye kuba ahari. Ahubwo buriya yakoze amakosa ku giti cyanjye. Ubundi ko yari ari mu nzu, akaba ari mu nzu yinjiyemo atuwe wenda yigendamo cyangwa atayigendamo, ariko atari yabomoye. Ikindi kuriya mugore n'ubundi bizwi yuko bavugwa ko bagenda n'abasura n'abaganira
icya kabiri ko nta nyir'urugo wamwishyuzaga ubukode yego iyo asohoka akagenda agasohoka uwo muntu akanamubona akamufotora wenyine ari ku modoka ye umugore akisigarira mu nzu byari gutwara iki ni ubwa mbere se yaravuzwe bivuga yuko ababikurikiranira hafi bavuga yuko ngo ngwino ndebe umugabo we ashobora kuba yaramuhakinze ibyo avuganye n'abagabo byose ngo ababyitegereza yego nawe niko wabitekereza ibyo bintu ikigaragara cyo hariya hantu kugira ngo iriya nkuru ifatwe imenyekane hari uburyo bumwe bwakoreshwa ni uburyo buri sistematiki hashobora kuzamo guhakinga sisitemu ya telefone y'umugore we bakaba bayumviriza ibyo birashoboka icya kabiri birashoboka yuko hariho nuko habaho kuneka umuntu ukamukurikiza umuntu muvumenti yose akoze ukayikontrolinga biranashoboka yuko uriya mugore kuko umuntu wakoze biriya bintu na Sabe ni abantu yari azi ko bafitanye ubumwe kandi butigeze n'aho inkuru zavugiye butigeze bihagarara akaba yamushyiraho ingenzi hariho abantu ugira gutya agahaguruka kubera amakuru bagushakaho yego bwana Claude rero uragira uti Sabe yari no gusimbuka ntiyari gusimbuka ahubwo yari kunyura mu marembo akisohokera bamaze kumubwira ngo sohoka aho ngaho urumva umuntu wabubwiye ngo sohoka aho ngaho urumva atari yamubaze yari yamubaze cyane yari amufite neza ibyo ari byo byose ikigaragara muri iriya nkuru ya Sabe uko byagenze hari ibintu bitatu kuko birashoboka ko bashobora kuba barahakinze sisitemu akaba ibyo yavuganaga n'uriya mugore hari umuntu wabikurikiranaga akamuha amakuru icya kabiri birashoboka ko hari umuntu wakurikiraga Sabe wamugendagaho akamugenda runono cyangwa uriya mugore akaba yarabonye aho binjira biragute icya gatatu birashoboka yuko atari ubwa mbere bari baje hano noneho hakaba nk'uko bivugwa yuko haba hari umuntu mu gipangu akaba yaramubonye nk'umuntu Sabe wenda akaba amuzi akaba ari we watanze amakuru yego akaba atari ubwa mbere akamubona noneho akaba yabibwira umuntu hanyuma bakazamenya yuko bahinduye umuvuno basigaye baza hariya ukabatangira noneho bakavuga bati bakamwambika umuntu urimo hariya kuko kugira ngo umuntu amubwire ngo sohoka aho ngaho ni ikivuga ngo ni umuntu wari uhari cyangwa ufite amakuru y'uko ahari yego ashobora kuba amubwira ari kure yego niyo mpamvu mvuga rero buriya amafuti y'umugabo nibwo buryo amafuti y'umugabo nibwo buryo kandi umugabo twihuta unenga ngwino ndebe wahise yirukanka agasanga Sabe ako kanya ndetse umujyanama w'ubuzima yamubaza ati uri umudamu wa ati ndiwe biriya bintu urabishima cyangwa urabinenga reka mbabwize ukuri kiriya iyo Sabe ataza kuba ari kumwe na ngwino ndebe hariya hantu yari amaze gukorera impanuka asimbutse igipangu nk'uko bivugwa ngwino ndebe ntahagaragare uyu munsi wa none Sabe hari ikimwaro kiba kimuriho cyangwa kiba kimuvugwaho si ubwa mbere inkuru zivugwa bakaburizamo ibimenyetso urumva nibyo navuze ngo uriya mugabo iyo aza gusohoka n'uwo muntu amaze no kuvuga niba mvuze ngo aho umugabo aterewe niho arindira yego agasohoka diregiti akagenda akavuga ntabwo ari ku rugamba yari ari ngo baramurasa ntabwo ari aduyi wari umutegereje ngo amurase niyo yaba ari kuba ari polisi ari kumukubita amapingu bakamutwarana kandi noneho uriya mugore ntari kumwe n'umugabo we sibyo yego nta cyaha kiri penari usibye uriya mugore ko bifashisha umugabo we ko agiye kubona divorce yihuse abonye impamvu noneho direct za divorce ariko ubundi nta kindi kibazo cyari kubamo iyo umuntu akurebye akabona Yago Pondati cyangwa se Nyarwanda Innocent abona Musa waba uri mukuru wa Yago abanyarwanda twese dusangiye isano mu buryo bumwe cyangwa ubundi so uri mukuru wa Yago cyane ntabwo rwose namwihakana n'umuvandimwe ntabwo wamwihakana n'umuvandimwe wawe ntabwo waba ari wowe wagambaniye Sabe kugira ngo afatwe bitewe n'uburyo Yago yari yamuvuzeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi oya ntabwo uburyo bw'ubugambanyi twebwe tubugira abantu bashobora kumva witwa Claude bakavuga n'ibigipangu wagambaniye Sabe bitewe n'uko ari mukuru wa Yago oya izo ni story zo mu cyaro zaba ari story zo mu cyaro
yago ikibazo afitanye na Sabe ni ikibazo cy'akazi ni ibintu byakabaye banicara nk'abantu b'abajama bahuriye muri industry bakavuga baduhuriye mu mwuga na Jado Castar yarabimubwiye nyiri BNB FM bakabaye barahuye bakicara bira ntabwo ari ibintu byakabaye byararenze imbibi yego ni ukuvuga ngo rero numva ibyo ari byo byose nubwo wenda byajemo uburakari n'ibindi bintu birenze ariko nta birenze bihari nta birenze abana b'inzahuke bahamagaye Sabe bahamagaye Chita mama Pasteur wa Nyenasiya amaze kubirukana muri iryo joro bukeye baramuhamagaye bahamagara Chita ati Chita inyarugenge muri ADPR mu gusezera umurambo wanjye kwigenda Pastor Theogene papa wacu wavuze yuko yabasabye ko mu mubera abavandimwe kandi mukajya mukurikirana ubuzima bwa buri munsi bwiwe n'urugo rwiwe none mama Pasteur yatwirukanye bitewe nuko yazanye umuryango we wose awushyira mu gipangu twaratwirukanye turiga ntidufite uko tuziga nta makayi ntaki habe namba Chita arababwira ngo burya twazaga gukora inkuru ari uko duhamagaye na Pastor Theogene yaduhaye invite yatwinvitinze none ntabwo twaza mama Pasteur ataduhaye ubutumire ibyo bintu bukeye bahamagara Sabe ngo yitaba umwana umwe witwa Diemerisi muri abo bana b'inzahuke baba kwanzahuke babagayo ngo arangije ngo aramubwira ngo yabirukanye ngo mwihangane so ibyo rero ariko bikavuga ko Sabe na Chita batari bakivuga rumwe na mama Pasteur ibi bintu urabifata ute n'ubugome bakoreye bari abana bizahuke dufate Sabe na Chita tubita abantu badafite icyo bitayeho abagome cyangwa se tuvuge tuti nabo ubwabo Chita na Sabe nta kibazo bafite ahubwo ikibazo kituruka kwa mama Pasteur ndeka mbizo kuri rero giye uko mbibona ntimuzibeshye ku bintu niho navuze ngo yago yabuze diplomasi mu kazi akora kuko muri business buri muntu wese afungura yago yabuze diplomasi yabuze abajyanama yego akora ibyo ashatse akora ibimurimo akora arenga imibibi ariko akurikije mu nkuru ibyo yavugaga n'abandi bagiye batanga ubuhamya uriya mutipe baramukwesheje mu buryo bugaragara ariko uburyo yitwaye nk'ivuwayo nk'umuntu ntabwo yitwaye mu buryo buri strictire yagombaga nimba baramubwiye bamukorera ibintu mu bucuruzi iyo umuntu ubonye umuguzi wifuza ko yajya kugura kwa mugenzi wawe ahubwo ushaka akakugurira ni ukuvuga ngo rero njye naravuze muri ya nkuru ya yago bavuga kuri bariya bagabo naravuze ngo batandukanye ibintu bariya abantu ni abacuruzi ni aba opportunity baraziranye naba opportunist ibyo kuvuga rero ngo Chita ngo Sabe ngo ntacyo bitayo kuri bari abantu icyo basha ukurikije inkuru zabo bagiye bakora uburyo yago yavuze uburyo bagiye bamwaka abantu uburyo yagiye abaha abantu bayakongera kubahamagara bakamubwira ngo ntiyongere kubitaba ngo yababwiye ko batazongera kumwitaba no gukorana nawe kandi ari wo babapashije bigaragara ko bari abantu naba opportunist yego nabantu bacunga yego inyungu zabo nyuma yuko Pastor Theogene apfuye ahagaragaye bafanaga ko bahaga inkuru akaba promotinga inkuru zabo zikagurwa zikarebwa neza zikarebwa n'ibindi byose n'amashyengo nyuma yuko Pastor Theogene apfuye ahagaragaye uwitwa Viva bivuga ko ari murumuna wa Pastor Theogene mu gihe Pastor Theogene yavugaga ko adafite umuvandimwe n'umwe bavindimwe mu muryango wari wo wose abakwanyina no kwase uwo muntu aza kugaragara mama Pasteur asa n'umwihakanye yifatanyije na Chita na Sabe bamurenza bamujugunya epfo ngo isheke uyu munsi wa none yihakanye n'abana b'inzahuke yaragiye kwirimbira usora aravuga ngo Sheri ku gitoro cy'umugabo we Sheri shirana n'agahararo ishirana n'agahararo sawa hanyuma uyu munsi wa none yihakanye abana b'inzahuke yari yaremereye kwirimbira usora ati wa mushinga w'inzahuke watangije nje kukwereka ko nyiukomeje ibi bintu tubifate dute reka nkubwire ikijyanye uyu mubyeyi ntabwo namwubahuka ni umubyeyi yarabyaye nimba yirukanye abana ahetse abandi kandi akaba ari abana b'umubyeyi umwe yarifuje ko bajya hamwe arahemutse ahemukiye u Rwanda yego ahemukiye uwamusize n'isezerano yamuhaye anahemukiye Imana yego
inshuti bakunze mudukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda Mika TV show dusoza ni ihe nama utanze kuri Sabe na Ngwino Ndebe umugore wa Sabe yitwara te muri iki kibazo umugore reka mpere ku mugore wa Sabe ndabona rimwe natujyana yego umugore wa Sabe yitwara te nakomere kano ni ikintu kimwe uba amaso aramuteze hose Sabe yanyereye nk'abandi bagabo bose na y'umugore w'ishyaka ye kuva mu rugo rwe ahubwo Bibiliya iratubwira ngo nta mwiza nk'umubi wihannye yite ku mabwire y'abantu yijya gusufura ngo ajye kugira gute ngo ajye mu madivorce atabana be nabi umugore w'intwari nk'uko abagore b'intwari babayeho. Ngwino Ndebe yemeye ko ari umugore wa Sabe umujyanama ya mu buzima yaramubajije ati uri umudamu we yemera ko ari umugore wa Sabe. Ngwino Ndebe uramubwira iki mu gihe atari umugore wa Sabe? Ngwino Ndebe yataye umurongo yataye urugo rwe yego yahemukiye umugabo we ni ukuvuga ngo rero bamwita ngo cy'umugore wasenyurwe se ni igishubazi ni icyomanzi ni icyomanzi nimba yarahisemo kuba icyomanzi nta kiba ariko yisenyera umugabo ashobora gukora amakosa agasubira inyuma agaca bugufi agasaba imbabazi ariko uriya mugore ndabibabwiza ukuri nasubira inyuma ajya gusaba umugabo w'imbabazi turebe umugabo we nyirizina Ngwino Ndebe asaba umugabo nyirizina imbabazi ntabwo bishoboka. Bwana Claude turagushimiye abantu